Kuvugisha ukuri ni ibintu by'ingenzi. Ntabwo nibuka inzozi nari mfite imyaka 15, ariko mfite 17 nahagaritse amashuri yanjye ku mpamvu z'umuryango utari ufite ubushobozi bwo kumfasha. Hanyuma mama wanjye angira inama yo kuzana umugore. Ambwira ko papa yarongoye afite 17, mama afite 16, kandi ko nabo babayeho kandi neza. Hanyuma ndaryama mfata amasengesho y'iminsi 2 nk'abandi bapanigoti bose, ndabisengera, ndashakisha ikintu cyatuma ku myaka 17 nzana umugore. Urwo rugo ndarushaka ndarubura. Izo nzozi ziranga, nshakisha izindi. Hari abantu bari bafite amabutike iwacu mw'Ityazo muri Nyamasheke. Ngiye kubaganiriza ngasanga abenshi bagiye batangiza 50,000, 100,000. Umuntu angira inama ko amafaranga ugiye I Kigali ushobora kuyakorera ukayabona. Ufata urugendo nzi Kigali. Ntabwo nari n'ubwa mbere nari impaje. Ngeze Kigali, inzozi zanjye zari zo gushaka 50,000, nagira umugisha munini nkabona 100. Hari umuhanzi w'umuhanga mu Rwanda witwa Diplomate yararirimbye. Hari indirimbo ye aho avuga ngo ihene ishiriza ku burebure bw'umugozi wayo. Buriya mu buzima bw'umuntu iyo asetinze ko inzozi ze ari ukubona 100,000, ntushobora kuyarenza. Uhora uri hasi y'ijana, kuko aho ujya gushakira ibyo 100,000 nahatarengeje 100,000. So namaze imyaka myinshi rero ndi mu gushakisha uko nabona 100,000 bizatuma nsubira Nyamasheke gukora butike. Ariko nza kugira umugisha muri disikuru za nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavuze mu bihe bitandukanye, akavuga ko politike yo kubohora u Rwanda, politike ye ya RPF Inkotanyi, kwari kugira ngo abanyarwanda bagire imitekerereze irenga iwabo, irenga quartier z'iwabo, itekereza igihugu. Ibyo rero kubyumva ukiga ukishakisha biba bigoye, ariko nahinduye inzozi mu gihe gito. Na bya 100,000 byo gusubira gukora butike ntari nabibona, ntangira kujya ku nzozi umutoza w'ikirenga avuze ko zishoboka zo kurenga iwanyu ugatekereza mu buryo bwagutse. Ubwo ni cya kiziriko cya Diplomate navanye iwacu kwa Mwitende no muri quartier y'iwacu, noneho nkigira kirekire ku buryo warisha igihugu cyose uzenguruka ukagura inzozi. Ni ibyo ngibyo ngira ngo iyo utangiye kugira inzozi nini ushaka ubumenyi ukiga. Naje gusubira mu ishuri bigoranye. Ubundi abantu benshi iyo bumvisha umuntu yaramaze imyaka 7 atiga bagira ngo byarangiye utize. Ariko ushobora kumara imyaka myinshi ariko bikarangira wize. Hashize imyaka nk'itandatu, Minedik yari ifite gahunda nziza yo gufasha abantu bagiye bacikiriza. Njya gukora candidat libre, ndatsinda, banyohereza kwiga I Butare. Ndi mu nzira njya kwiga I Butare, mpura n'umuntu arambwira ati ndabona ukina amafilime neza, antera inkunga njya kwiga muri Czech Republic iby'amafilime. Mvuyeyo mpura n'undi ati ndabona uba mu bintu by'amahoro, antera inkunga njya kwiga muri Amerika ibyo guharanira amahoro no gukiza amakimbirane. Ngarutse abantu batari ko wakiga n'amategeko, njya muri Yerika nkora bachelor, nkora masters mu mategeko. Ubu maze iminsi mike maze gukora paper inyemerera gukora PhD mu bintu bijyanye na criminologie Rwanda, ibyaha n'ibihano by'abanyarwanda uko byabaga mu mateka yabo. So ngira ngo ku nzozi ni ibyo. Inzozi kuzirota ni ubuntu, ntaho babyishyura, ariko kuzigeraho ni urugendo rutuma usohoka nyine ukajya gushakisha. Hanyuma
umurinzi w'inzozi n'inyirazo duhora tubiganira. Urubyiruko ruri hano, inzozi zose wagira utazirinze ntawazikurindira, kandi inzozi nka nyakubahwa meya w'umujyi niba afite inzozi umunsi yazisohoje zizaba arize, ntabwo navanga ubwo yazisohoje nanjye zanjye zirasohoye. Buri wese ararota kandi agakabya inzozi ku giti cye. So mwari muvuze ku bijyanye n'umuco, ngira ngo uyu ni umwanya mwiza kugira urubyiruko rungana gutya. Munyemereye moderator ngatangira ntanga igisobanuro cy'umuco. Umuco, urubyiruko rwinshi muri iki gihe ruravuga rutese ni twebwe dufite umuco, ni abasaza bagira umuco, ni abazaza se bazagira umuco, cyangwa ni abagiye bari bafite umuco. Ariko igisobanuro cy'umuco twese kidushyiramo. Abahanga basobanuye ko umuco ugizwe n'ibintu bitatu. Ni umurage dusigirwa n'abakurambere bacu, ni ibihahano duhaha mu mahanga y'ahandi, ndetse n'ibihangano duhanga kuko buri wese avukana ikigero gihagije cy'ubwenge ashakiraho ubumenyi. Uyu muco abanyarwanda uyu munsi turawufite ndetse turawubyaza umusaruro. Ariko hari akantu gato twakongeramo ko kugwiza ibijyanye n'umurage, kumenya umurage abakurambere bacu baturaze, kugira ngo tujye tubasha kumenya ibyo twakakira bivuye ahandi n'ibyo twareka, kuko iyo wakiriye ibivuye ahandi byose biburizamo umuco w'iwanyu mugatangira kugendera ku w'ahandi. Ndatanga urugero rw'ikintu gitoya. Mumaze igihe mubona nk'iyo umuntu agiye mu mujyi akajya i Nyarugenge yambaye akajipo kagufi cyane ari umukobwa, abantu benshi bamwuzuraho bagafotora bagashyira ku mbuga nkoranyambaga, bakavuga ko umuco wacitse, ibintu byakomeye. Ariko uriya muntu wambara akantu kagufi ashobora kuba afite ahantu yabibonye kandi byemewe bidafite n'icyo bitwaye. Umuco w'utubyiniro, umuco wa za pisine ni ibintu igihugu cyacu cyemeye kandi bidufitiye umumaro. Ariko hari ubwo umuntu afata akajipo yabonye umuntu yambaye agiye kujya muri pisine, uwakakambara agiye muri butike. Wenda no muri pisine ari buze kujyayo, ariko ntamenye ko bagatwara mu gakapu, akambara ijipo ndende cyangwa ipantaro ndende yo kujya mu isoko, yava mu isoko akajya kuri pisine akabona kwambara ko kuri pisine. Imico y'ahandi iyo uyifashe udafite umurage w'iwanyu, ibyo bakora urabyitiranya. Umwambaro wo kujya mu kabyiniro ntabwo wambara ngo banze kujya kugura imiti yo kuri farumasi, ujye muri farumasi wambaye nk'ugiye mu kabyiniro uze gukomereza mu kabyiniro. Buri kintu dushobora kugikora mu gihe cyagenewe nibigire icyo bitwara. Intambara tugira niyo ibyakabereye mu cyumba bigiye kubera muri salo, ibyakabereye muri salo bikajya kubera mu mbuga, ibintu tuba turi kubivanga. Buri cyose kibereye mu mwanya wacyo byarangira neza. Nsoza mwavuze muti Kevin aramutse agiye gucuruzanya n'Abashinwa umenye ute ko ari umunyarwanda. Abanyarwanda indangagaciro remezo twarazwe n'abakurambere bacu uyu munsi tuzigize ubuzima, zikaba imibereho, bihinduka identity yacu. Abandi bashobora kuza gucuruza babeshya bavuga ko iyi nkweto imara imyaka 100. Ariko Kevin kuko yarerewe mu muco w'abantu batabeshya, batiba, batirarira, biyoroshya, icyo abajijwe kuri product ye nicyo avuga, kuko ubutabazaza bavuga ngo abanyarwanda kuri product zabo bavugisha ukuri, reka tujye kubahahira. Ibyo ngibyo rero biradufasha bigatuma dutera imbere. Ndifuza gato gusobanura ijambo gutera imbere kugira ngo buri wese yumve ko ashobora gukora ikintu gito ariko atera imbere. Abakurambere bacu bari kwagura u Rwanda bava Gasabo bafata bino bihugu bituranye, batozaga umwana wese ko ugiye gutera icumu yagura igihugu ataritera inyuma kuko abakigabanyije, ahubwo aritera imbere kugira ngo acyongere. Tera imbere rero ni tera icumi imbere twagura u Rwanda. Icumu dufite uyu munsi, icumu dufite uyu munsi ni ubumenyi, ni ubuhanga, niyo zahabu dufite mu bitekerezo byacu. Urubyiruko rw'u Rwanda muhahe muronke mugwize imbaraga, hanyuma ubwo bumenyi butubere icumu, dutere imbere twagura u Rwanda, tuzaruraga bazadukomokaho ari igihugu cy'igihangange duhawe n'imfura z'ibihangange.